Yesu ashimwe bavandimwe, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe aho muherereye hose. Nje kukubwira ngo ntabwo uzongera kurara nabi, ushikagurika. Niba ufite abana baryama nawe bashikagurika, cyangwa nawe ukarara ushikagurika, ubyuka wiruka, nje kukubwira ikintu wakora kugira ngo iyo myuka itazajya igutera. Karibu muri iki kiganiro na Apotre Rosine, umushumba wa Bohoka Ministry ndi Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Mpaye ikaze abantu bashyashya mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Abakora share, Imana ibahe umugisha. Nanone kandi namwe mwakoze subscribe kera tubana hano, Imana ibagirire neza. Umuntu nyumvishe utari wakora subscribe yikore kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro binyura hano byo kubohoka. Hano hanyura ibiganiro byinshi muvandimwe, utazacikwa. Hano harimo abantu barara nabi, harimo n'abafite abana barara nabi, yewe harimo n'abantu barota bava aho baryamye birukanka mu nzu kubera imyuka mibi, cyangwa abantu barara bahikinya amenyo. Dore ikintu uzakora rero kugira ngo iyo myuka barozi bashumura nijoro ntizongere kujya kugeraho. Fata tungurusumu 2, 3, 4, izo wafata zose, umubare wose wafata. Ubu hari umuntu uzampamagara ngo mbaze ngo azafata tungurusumu zingahe, kandi mba nabivugiye hano. Hari abantu twiga hano wagira ngo bo basohotse. Fata tungurusumu ushaka, umubare wazo. Wafata 3, wafata 5, wafata 10, n'uburenganzira bwawe. Uzifata uzitonore, nurangiza uzishyire mu musego, muri piro, mu musego. Iyo tuvuze mu musego rero, hari abantu bagira ngo abantu bagira imisego yo ku buriri, imwe muryama muzasoseze imbere. Hari n'abandi bantu batagira imisego mu rugo, ariko bafite nk'utuntu bakora bakiseguraho, kugira ngo uko hari abantu bakunda kuryama ahantu hegutse. Ushobora gushyira munsi, washyiramo 1, washyiramo 2, washyiramo 3, umuvandira uburenganzira bwawe, uzashyiremo izo ushaka. Nkunda kubabwira hakiri kare, umuntu uzajya umpamagara mbaza ngo shyiremo zingahe hano nabivuze, ubwo uzajya uburi kugira gute kumpambarira rwose. Nurangiza uzishyire mu musego wiryamire. Abafite ya misego isanzwe yo kuburira nk'imwe yo mu ntebe, uzajya usoseza muri uwo musego, ubundi wiryamire. Igumemo ntuyikuremo. Uzaba uri kuyikuriramo iki? Nabwiye ko tungurusumu iremanye ubuhanga budasanzwe bwo gukabuta imyuka mibi. Nabwiye ko hari abantu bayishyira mu modoka kugira ibyuka y'umuntu. Muzi ko abantu bajya bohereza abantu imyuka mu modoka batwaye, ukabona umuntu agonze bitari ngombwa rwose, ari umwuka umujeho. Baguteje umwuka w'impanuka, ukabona uragonze rwose mu bintu bitarasobanukirwa. Iyo myuka yije ihita ifata muri tungurusumu. Ibi ntabwo wabyizera kubera ko imyuka ntabwo igaragara n'amaso. Tungurusumu ifite ukuntu iremye, Imana yiremanye ubutware bukomeye ku buryo ihita ikabuta iyo myuka igahita ihagama muri yo. Tungurusumu ntabwo ngo mujye muyishyira no mu masakoshi. Hari igihe uba uri ku rugendo imyuka umuntu akaba yayikoherereza, ukaba waba uri nko kugenda mu muhanda ukabura tsikiye uravunitse. Ntabwo bijye bibabaho se, ugatsikira atari n'ahantu ho gutsikira ngo uvunike. Reka abavandimwe mureke mbabwire, ntabwo Imana yigeze bwira ba Mose ngo bazava muri Egiputa basize inkoni. Kwirinda ntabwo ari bibi muvandimwe, ntabwo ari bibi kwirinda. Ntabwo tuba twizeye ibi bintu ko ari byo biturinda, ahubwo twege twizera imbaraga Imana yashyize muri byo. Uyu munsi warona nkunda kubaha urugero nkabwira nti kuki utarara inzira irangaye ngo uvuge ngo kuko wasenze Imana irakurinda. Kuki mutarara inzu zanyu zirangaye ngo murare ibipangu birangaye, muraraho mucururiza harangaye, kuba wasenze na 2 na 3 ngo Imana irakurindira. Kuki utarara uharangaje ngo Imana, kuki urindira gufunga ugashyiraho ingufuri ya mbere, ugashyiraho n'umusekirite ku rupangu, ugashyiraho n'ibiki byose, yewe ugashyiraho uburinzi bukomeye? Kubera iki mubishyiraho? Imana ntibihari, ntago muba mwayisenze. Kubera iki mushyira? Maze ari Imana, n'Imana nayo yashyizeho uburinzi ku ngobyi. Ari Imana yari naniwe yo kuyihirindira, kuki yashyize umukerubi ku ngobyi? Itangiriro 3:23. Kuki yashyize umukerubi ku ngobyi urinda igiti cyo kugira ngo umuntu adapfa? Umukerubi ufite inkota yakumuriro. Kuki Imana yashyizeho umurinzi? Kuki wowe utarinda ibintu byawe? Kuki utarinda urugo rwawe? Kuki utarindisha abana bawe? Kuki ibitotsi byawe uburiri bwawe butarindwa?
gushyirishaho uburinzi ntabwo ari ikosa, ni ubwenge Imana yaduhaye, kandi ubwo bwenge Imana ntabwo yabukuziza kuko yarabuturemanye. Imana ishimwe. Shalom shalom. Kandi ndibutsa abantu yuko iyo ndi kubigisha ibi bintu dukoresha byirukana imyuka mibi bidakuraho gusenga no kuva ku Mana ngo wabonye imiti. Ubu hari abantu bajya mu buyobe gusenga bakabireka ngo twabonye ngo Apotre Ngorozine yatubwiye ko dushyira tungurusumu mu misego ngo imyuka mibi ngo ntabwiza. Ugahita uryama. Icyo gihe Imana ntabwo yakubona neza, waba utangiye gufata bya bintu ukabigira ikigirwamana. Ariko rero ntabwo Imana kubikoresha yakubaraho ikosa kuko niyo yabiremye. None se ngiye gitangaza kijya kinsetsa, umuntu avuga ko tungurusumu ari ikibazo kandi mu kanya akayiteka akayishyira mu nyama no mu biryo akaza kubirya. Ukajya no kuyigura mu isoko. Kubera iki tungurusumu wemera ko yakugirira umumaro mu mubiri wawe uyiriye, kuko umubiri wacu ukozwe n'ibiryo? Kucyumva ko tungurusumu itakuvura n'ibindi kugira ngo umererwe neza? Ni ikibazo gikomeye bavandimwe, nyamara musenge ariko mukoresha n'iby'Imana yaremye. Shalom.